Ese ujya ubona ibi byapa bashinga mu muhanda bya mpande eshatu cyangwa ibi bifite ishusho y'uruziga? Biriya bintu biba bifite icyo bisobanuye. Akenshi uzasanga ibi byapa bya mpande eshatu binagizwe n'umuzenguruko utukura, bifite ubuso bwera ndetse n'ikirango cy'umukara. Ibi byose biba bifite icyo bisobanura, kandi ibi ngibi nibyo bibazwa, ni nabyo bikoreshwa cyane mu kizamini cya circulation y'abanyeshuri bari mu kizamini. Ariko ibyo si byo nshaka ko tugarukaho cyane. Ndashaka ko tuvuga ku kintu kijyanye no kugabanya umuvuduko ndetse no gukontorora imodoka mu gihe turi mu kizamini cya circulation. Iryo ni ikosa nabonye rikunda kugaragara cyane ku banyeshuri mu gihe bari mu kizamini. Reka turebe se biterwa n'iki. Akenshi igihe mbona biterwa na pressure. Ese wowe byaba byarigeze kukubaho ko wagira ikintu na kimwe kigucanga mu bintu byo mu muhanda? Hari imirongo ibishushanyije mu muhanda, hari imirongo irombereje ndetse n'icagaguye, hari ibyapa bishingwa mu muhanda nk'uko nabikubwiraga haruguru. Ibi bintu byose biba biri mu muhanda mu gihe dukora ikizamini cya circulation, kandi tuba dusabwa kubinyuraho tubyubahirije uko byagenda kose. Wowe ubyitwaraho ute? Byashoboka ko hari igihe uzaba uri mu kizamini cy'imodoka afande akakubwira aya magambo atatu: hagarara, reba aho hagarara, shyira ku ruhande duhagarare. Ayo si amagambo atatu mvuze? Hagarara, reba aho hagarara, shyira ku ruhande duhagarare. Ayo magambo atatu nayakubwira, ikintu kizaba cyihutirwa nta kindi, ntabwo ari ukureba bya byapa byari biri mu muhanda. Yego, bizaba ari ngombwa kureba aho ugiye guhagarara kugira ngo ubanze unatuze mu mutima ubitegure neza, ariko ikintu kiruta ibindi byose uzakurikizaho ni ukugabanya umuvuduko w'imodoka mu gihe witegura guhagarara aha hantu. Ngira ngo murabizi ko nta muntu wahagarika imodoka yitunguye. Imodoka bisaba gutegura, ugapangura amavitensi n'ibindi n'ibindi. Niyo mpamvu nababwiye ngo ndashaka ko uyu munsi tureba cyane ku bintu bijyanye no kugabanya umuvuduko ndetse no gukontorora imodoka mu muhanda. Reka twirengagize ko turi mu kizami, turi mu muhanda dutwaye imodoka mu buzima bwacu busanzwe, wenda perime twayibonye. Mu muhanda haba harimo ibyapa byinshi dusabwa gukurikiza cyangwa se kubahiriza mu gihe dutwaye imodoka, wabishaka utabishaka. Reka dufate nk'urugero ku cyapa cya dodani. Icyapa cya dodani ntabwo wakinyuraho utapanguye vitensi cyangwa se utagabanyije umuvuduko. Mu yandi magambo, nababwiye ko imodoka igizwe n'ibihe bibiri: ni igihe cyo kongera umuvuduko ndetse n'igihe cyo kugira gute, cyo kuwugabanya. Ni ukuvuga ngo nugera kuri dodani rero uri muri vitensi ya gatanu, iyi modoka yageze muri vitensi ya gatanu iba iri kwihuta cyane. Ubwo hano turaza gusabwa no kureba ku bintu bijyanye no kwangaja vitensi ndetse no kuzipangura kugira ngo tumenye se twakwangaja vitensi gute tukihuta, twaza no kugabanya umuvuduko gute mu gihe duhuye n'izi nkomyi zose turimo tureba aho dushobora guhura nazo mu gihe turi mu muhanda. Harimo izi dodani, izindi modoka dushobora gusanga zapfiriye mu muhanda n'ibindi byago byinshi cyane tubona ahantu tugenda hatandukanye. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kiba kiriho hano ni uko uzi ubwo buryo bubiri bwo kongera umuvuduko ndetse no kugira gute, no kuwugabanya. Niba uzi kugabanya umuvuduko w'imodoka ukaba uzi no kuwongera, icyo ni ikintu cyiza cyane kabisa gishobora kugufasha gutsinda ikizamini cya circulation mu gihe uri mu kizami, cyanagufasha gukora akazi kawe. Rega buriya ni ukuvuga ngo nubwo akenshi igihe mba mbigisha ngendeye ku masomo yo mu kizami, ariko buriya ushobora no gukora ikosa ryakwirukanisha mu kazi cyangwa se ryanatuma nawe ukora impanuka ukaba wanapfa, abawe bakaguhomba, nyine bikaba ikibazo. So niyo mpamvu mba nkubwira ngo rero ikintu cyo kwitondera ukitondere, uba ukizi neza. Abantu bakinisha imodoka buriya baba bakina n'ibintu batazi. Imodoka ni ikintu ukora agakosa gato cyane. Imodoka ushobora kuba iparitse nko muri metero imwe ku gikuta cy'inzu, hagati y'igikuta cy'inzu n'imodoka harimo metero imwe yonyine. Urumva ko metero ni akantu gato cyane, ni nk'intambwe imwe cyangwa nk'intambwe imwe n'igice wenda. Ariko imodoka ushobora gukubitamo nka rivanse, wenda utabizi, cyangwa nk'umwana ari kuyikinisha agashyiramo rivanse azi ko harimo vitensi ya mbere, yahaguruka naba gakoza kunza akantu gato cyane, inzu yose igahita imanuka ikagwa. Ujya ubona abantu benshi cyane bagonga ibipangu bigahirima. Mwagiye mubona aba Miss, sinzi ngo mu Miss wigeze kubigonga, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo byari bituzanye. Ndagira ngo mbigishe neza uburyo mugomba kujya mukoramo ikizamini cyanyu cya circulation mutuje, bikabafasha mu kizamini ndetse no mu buzima busanzwe mutwaye imodoka cyane. Big shout out to everyone. Abasongozi mwese mbifurije umwaka mushya wa 2026. Nizere ko 2025 mwayishoje neza. Sinabakoreye video zisoza umwaka, ariko ndagira ngo tuwutangirane n'amavuta. Ndashaka ko muri uyu mwaka abantu mwese mutabonye perime 2025 mugomba kuzibona muri uyu mwaka wa 2026. Noneho mugahita mujya mu kazi mugatigita 2027 mukazagura imiduga, kajya mbabona namwe muri shine. Ubu nanjye mfite gahunda yo kugura utumodoka twinshi cyane muri uyu mwaka tugiyemo kabisa. Imana izadufashe, bizaduhire, bigende neza cyane. Umwaka mushya rero kuri mwese mwakoze subscribe ku rubuga rwacu, namwe mutari mutuzi mutumenye muri uyu mwaka mukore subscribe muri benshi. Aha ni hantu hava abashoferi b'umwuga, twebwe turema abadereva b'abantu bashaka kujya batwara imodoka mu muhanda bafite confidence, bameze neza cyane. So nkuko nabikubwiraga rero imodoka igizwe n'ibice bibiri. Reka duhere ku gice cyo guhaguruka.
cyangwa se twongera umuvuduko w'imodoka. Iyo duhagurukira muri vitesi ya mbere, ibyo ni ibisanzwe. Wenda tuvuge ko dutwaye imodoka ya vitesi 5, duhagurukira muri vitesi ya mbere. Iyi modoka iri muri vitesi ya mbere ibigenda gake gake bisanzwe nyine yitegura guhaguruka. Ni kwa kundi tuba tugihaguruka na amburiyaje tutarayerekura yose. Imodoka ikaza kugenda tukongeramo vitesi ya kabiri, kuri kubibona hano. Iyo tumaze gushyiramo vitesi ya kabiri, turongera tukongera ku muvuduko. Uko twangaje vitesi tugenda tuva kuri amburiyaje, ngira ngo ibyo bintu murabizi. No kuvuga ngo uretse vitesi ya mbere niyo vitesi turekura amburiyaje gake gake, izindi vitesi zose tugenda twangaja dukuraho ikirenge twikomereza. Iyo tugeze muri vitesi ya 5 rero, imodoka igeze muri vitesi ya 5 buri biri kwihuta cyane. Imodoka iba yatangiye kwiyanura, ni handi imodoka ibiri kwiruka kabisa. Imodoka yageze muri vitesi ya 5 ibiri kwihuta cyane. Urumva rero ntabwo imodoka izaba iri kwihuta gutyo utwaye umubosi n'urugero, cyangwa se utwaye umupolisi ugenda uyita kure kuri dodani n'uwo muvuduko wose wa vitesi ya 5 ngo bibure guteza ikibazo. Ikindi kintu cya kabiri, ushobora kuvuga ati wenda iyo vitesi ya 5 ntayo nzakoresha, nzigumira muri 1 cyangwa 2. Vitesi ya mbere nuyitwariramo imodoka y'abandi uzaba uri kwitwika disike. Buriya hari vitesi ushobora kugenderamo umwanya munini ukaba wakwica imodoka. Nk'ubu ntabwo waba ufite urugendo rwo kuva hano ugiye Nyagatare ngo uvuge ngo urakoresha vitesi 2 cyangwa 3, ntabwo byashoboka. Ni za 5, za 4, byaba ngombwa ahubwo ifite na za 6 ukazangaja ugafite umuhanda ugatwara. Ibyo ntabwo tubigarukaho mu gihe utazi kwangaja vitesi no kuzipangura, uba utaramenya imodoka rwose ku rwego rwo kuba wajya mu kizami. Wagenda ugakora ubwo parikingi n'ubukona baba banyuramo muri rivansi na vitesi ya mbere, ariko ntabwo wakina na sirikirasiyo gusaba kuba warize ukaruha urimo neza. Ibyo byose mbikubeshye kabisa nk'umwarimu. Niba utazi kwangaja no gupangura, niyo mpamvu usabwa guca ku musongozi ukaza tukagufasha tukareba ukuntu uhagaze, ukajya mu kizami nawe uri tayari uvuga ngo ibi bintu ndabizi ntabwo ndi guca udukoni. So no kuvuga ngo ikintu cyatari rero ugomba kumenya ni uburyo bwo kongera umuvuduko ndetse no kuwugabanya, kuko n'igihe uzaba uri mu kizami umufanda akakubwira ngo ushyira ku ruhande. Mbere yo gucana ibyo binyoteri, mbere yo kureba ibiki n'ibiki, uzabanza ukore ku gaferi ugabanye speed y'ikinyabiziga, ubundi utekereza ibindi byose, unareba ibimenyetso by'umuhanda urimo. Ariko imodoka yabanje gutuzamo gake wanagabanyijeho kuri vitesi, kuko imodoka iri muri vitesi ya 5 ntabwo wemerewe kuyitekererezaho ibindi bintu byinshi cyane byo gukora uretse gutekereza imbere gusa ukayiyobora. Ntuzatekereze no gufata telefone turiya tuntu njya mbona mwikoreshwa. Biriya ni ibintu biba bishobora kuba byavamo urupfu mu masegonda make cyane. Iyo ni inama y'umunsi nguhaye ku modoka, ntushaka kubyita uburondogozi nk'ibisanzwe, ariko muri 2K26 nakurondogora no kubaha amasomo nikomereza. Ndi kubabwira still ku bintu bijyanye no kongera umuvuduko ndetse no kuwugabanya mu gihe turi mu kizamini cyangwa se mu gihe dutwaye imodoka mu buzima busanzwe mu muhanda. Ikindi kintu ni ugukurikiza ibimenyetso byo mu muhanda. Mu muhanda haba harimo ibyapa bigiye bitandukanye, habamo ibyapa biburira, hakabamo ibitegeka, hakabamo ibyapa biranga, hakabamo ibyapa byo gutambuka mbere. Ubwo mu byapa byo gutambuka mbere ni handi dusanga ibyapa bitubwira ati ni muhagarare mutange inzira. Icyo cyapa kiba kigutegeka kikubwira ati wowe hagarara bari ababanze batambuke. Mu gihe uzaza rero ugashaka guhangana n'abantu bari prioritaire ugahita ubinjiramo uko wiboneye, ni handi uzateza ibibazo bikagenda gute, ugasanga hajemo ikibazo. Kandi nanone icyo cyapa nacyo ntabwo uzajya gutanga inzira utabanje kugabanya speed no gupangura vitesi, kuko imodoka ntabwo izaba iri muri vitesi ya 5 ngo uhagarare muri vitesi ya 5 nguze no kuyihagurukiramo, ntabwo bizashoboka. Niba ugize amahirwe ukayihagarariramo imodoka ntizime, byibura menya ko iri buhagurukire muri vitesi ya mbere, kandi umenye kuri buze kwangaja n'izindi vitesi kugira ngo umuvuduko wiyongere. Ntabwo wakongera umuvuduko utari kongera amavitesi. No kuvuga ngo imodoka itwarwa n'ibihe bibiri, ni ukongera umuvuduko ndetse no kuwugabanya. Ikindi kintu cyangwa se ibindi bintu byose byo mu muhanda, kureba ibimenyetso byo mu muhanda, kureba amadodani n'ibindi, ibyo byose ubireba uvuga ati ese hano ngeze ndasabwa gukora iki? Ndasabwa kongera umuvuduko cyangwa ndasabwa kuwugabanya? Ibyo bintu iyo umaze kubimenya rero urumva ntabwo mu muhanda biba bikikugora cyane. Wowe ubona icyapa cya dodani ugahita umenya ati kiriya cyapa kiri kumburira ko mu muhanda harimo dodani. Ikindi uzasabwa kumenya no kumenya amatsinda y'ibyapa, kumenya ngo iki cyapa kirantegeka, kiramburira, kirambuza, gutyo nyine ibyo bintu byose ukabishyira ku murongo, ubundi ugatwara imodoka mu muhanda nk'umuntu uri wise and genius. Ndashaka kubaka umuryango w'abashoferi bari wise and genius muri uyu mwaka. Mumbabarira abantu mwese muri gukora subscribe, mwe mufite n'ama ideas meza, mwibuke gukora subscribe muri benshi. Nanjye nzabakora amasomo menshi kandi agiye atandukanye muri iyi minsi, nzabigisha utuntu twinshi kandi twiza cyane. Bye.